n'uyu munsi rero ubu tuba twatembereye Muhanga, ni muri ya gahunda yo kwerekana igihugu cyacu uburyo kigiye kimeze, uburyo kigiye kubakitse, iterambere cyangwa se buri karere kagiye karusha kandi iki, muri rwa rwego rwo kuvuga ngo tumenyane twese, haba hakurya y'amazi cyangwa se hakuno y'amazi, mu ntara cyangwa se mu mujyi wa Kigali, tukagenda twerekana ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nk'uyu munsi muri kubona ko ndi muri gare ya Muhanga, hano mpagurutse muri Kigali nerekeza muri gare ya Muhanga, so nahageze rero nageze amasaha ya saa tatu n'igice, aho nari nahagurutse saa mbiri n'igice, n'ubundi ubwo bivuze ngo ni isaha imwe kuva i Kigali nerekeza i Muhanga. Ubu rero tugiye kubereka ibice bigiye bitandukanye bya Muhanga, ahantu hagiye hatandukanye mu makaritsiye amwe n'amwe, mugenda mureba uburyo Muhanga imaze gutera imbere ku bintu byinshi cyane. Murakoze cyane, ngira ngo mwabanje kumenyera n'uwa muhungu wanyu neza cyane, amazu meza cyane agezweho. Tumaze gufata amashusho yacu, turimo twinanukiriye inyubako nziza cyane, ni inyubako nziza ya Muhanga nshyashya abagiye gutaha. Rero tuba tumaze kubereka uburyo tumaze kubereka uburyo u Rwanda rwacu ari rwiza, tumaze kubereka Muhanga yacu uburyo ari nziza cyane. Ibintu byose hano muri kubona twari dufashe twimanukiye, tumanuka tujya kuri gare, tubona amashusho yacu agiye atandukanye. Turangije turakomeza turigendera, tumaze kugenda tugenda tubereka ibintu bigiye bitandukanye muri aka karere kagiye.